Keke imeze neza iryoshye kandi iri hafi wakikora mu rugo. So uyu munsi rero ngiye kwigisha uko ushobora gukora iyi keke imeze neza mu rugo. Ni ibintu byoroshye nawe wakikora. So icyo turi bukenere cyane cyane ni amaronji. So gumana natwe rero urebe video kandi niba utarakora subscribe banza ukore subscribe kugira ngo ujye ubana natwe, kandi nawe umaze gukora subscribe warakoze cyane, kandi wibuke gukora like na share na comment kugira video ibashe kurebwa n'abantu benshi. Hey guys, so welcome again to my YouTube channel. So uyu munsi tugiye gukora cake ya orange. So izo nizo ingredients turi bukenera amavuta, ikirahure cy'amata y'inshyushyu, turi bukoresha ifarini nkuko nabibabwiye. Main ingredient muri iyi recipe y'uyu munsi ni amaronji, turi bukoreshe n'isukari ndetse n'amagi 3, turi bukoreshe baking powder ya tugiye kubakinga, tugiye gukora agakeke kameze neza kandi karyoshye. So tangira ufata rero amaronji yawe, tugiye kuyakuramo umutobe. Ushobora gukuramo umutobe muri ubu buryo, ariko hari n'abandi bakoresha ubundi buryo, akaba yayifata akayiblendinga, akayifata hanze ugashyiramo na biriya bindi byose ukabiblendingana. Ariko ngiye nkunda ubu buryo kuko kuriya nyine orange iraganza cyane, ariko kubera ko kurya ngiye nifite amaronji 5, kandi urukumva yose yashyizemo noneho nanga bikiri keke. Niyo mpamvu mbanza ngakamura ngakuramo umutobe. Uku nguku nyine ndi kubigenza, uzabigerageze gutya, hanyuma na biriya nabyo tuzabigerageza mbabwira itandukaniro. Ariko ngiye yo menyereye ni iyi ngiyi, yo nkunda gukora neza. Ufata icyo uri bukoreshe rero, njye nifite akangaka gakamura indimu, utanagafite ushobora kwiyeranza ugakamurisha intoki, ngaho ugakuramo umutobe ku buryo nyine ukoresha uburyo bwose bushoboka ku buryo uza gukuramo umutobe ushoboka, umutobe mwinshi ushoboka, nyine uburyo bukorohera ku buryo ibi ngibi byo si ngombwa ngo bifite akangaka utanagafite, ushobora rwose kukikorera keke kandi kazi meze neza kandi kazi ryoshye. Gusa iyi keke impamvu nyine ngiye nyibararike, keke iraryoha kandi iri rich in vitamin C. Umva orange nyine umva ziba zirimo, niba ufite na wa mwana udakunda kurya nyine, ushobora no kumukorera agakeke akakarya nyine nk'akadeseri. Ntabwo ari ibintu nyine umuntu arya buri gihe, ibi ni ibintu urya nka rimwe mu kwezi ntabwo ari ibiryo umuntu arya buri gihe, ni ibintu ukora gake cyane nyine ukumva ko watestinze akandi kantu gatandukanye. Yego. So rero niba utarakora subscribe reka nkomeze kwivutsa mukande kuri subscribe, hanyuma nzajya mbigisha ibintu byinshi bigiye ibyo nzi rwose nzabibahereza, kandi namwe mumpe nyine munkoreshe mumbwire dushaka gukora iki ngiki kuko narakiyemeje rwose. Namwe mumbwire ngo dukeneye iki ngiki, twe kuko bakora iki ngiki, nzagikora icyo cyose bizansaba. Just wowe gusa kora subscribe kandi ujye sharinga na video kugira ngo ibashe kurebwa n'abantu benshi, muze muri benshi tugire umuryango mugari. Kandi namwe mwakoze subscribe n'ukuri ndabakunda pe, muri ab'ingenzi kuri nge, muri ab'agaciro. So rero ubu niyo mutobe nakuyemo, nawe uzagerageze. Hari n'indi bakunda kwita lemon cake, ariko iyi ngiyi ni orange cake. Noneho muri lemon cake bakoresheje indimu za citron, ariko ntabwo wakoresha umutobe mwinshi nk'uyu. Nayo tuzayikora, dufite ubwajya, dufite igihe, nayo tuzayikora. So ubundi umutobe nakuyemo ni uko nguko wanganaga. Rero ku ruhande nise mfata ikintu ndi buponderemo, nise nshyiramo ya magi 3. Nakoresheje ya magi 3, ushobora no kuyarenza bitewe n'uko ushaka. Buriya igi muri keke ni ingenzi, sindabona keke itagira amagi. Ariko nigeze kuyikora, reka mbabwire, nigeze gukora keke itarimo igi, mbega ngo kirakomera, cyari gikomeye, ntabwo cyari cyoroshye nyine. Igi nyine rituma keke yoroha, ukumva nyine rifavi nka kwa kundi uteka umureti, ntujya ubona ko nawe uba umeze ukuntu, uretse buri urabyimba. Ntabwo iyo keke ntabwo yabyimbye, urumva nta musemburo wari urimo, nyine yari imeze ukuntu. So nahise nshyiraho isukari, ndangije nakoresheje ibiyiko 3, shyiramo no kudosheshwa tw'indimu nari nakuyeho, nkaturapa nshyiramo n'akunyu gakeya.
rero muri keke umuntu ashyiramo akunyu gake, a pinch of salt gakeya, kugira ngo keke nyine uze kubalansinga, harya ni ubusharire n'ubuki sinzi nyine, hanyuma ugashyiramo n'amata, nashyizemo ikirahure kimwe nicyo nakoresheje, ndangije ndabivanga neza, sukamo n'amavuta. Hari n'abakoresha marigarine cyangwa bleba, ariko biba byiza n'uzajya ukoresha bleba uyikoreshe nyine wayishongesheje, ariko for me uyu munsi nabuze ati reka dukoreshe amavuta, sibyo? Kuko buriya ziriya marigarine nazo ni amavuta, ahubwo ni uko aba ari amavuta afashe ariko iyo ugiye gukoresha marigarine urabanza ukayishongesha, buriya nibyo byiza. Hanyuma ugakubita rero igipfundo cyawe neza uko nguko. Nahise rero nshyiramo ifarini nashyizemo, ntabwo ushyiramo igifarini cyinshi nyine, upona nyine igipfundo cyoroshye, kuko ntabwo n'amandazi tugiye gukora nyine ni keke. Nahise nshyiramo n'ifarini nyine, shyiramo na baking powder, hano ushyiramo ifarini na baking powder, nashyizemo like ikiyiko kimwe kinini, and then n'ifarini, ashyizemo ifarini yayo. Abantu rero bazajya bambaza ngo ibipimo, iyo umaze kumenyera ibintu byo guteka si ngombwa ibipimo, ariko wowe niba uri mushyashya cyangwa uri mushyashya kuri byo, uzajya ugereranya, cyangwa nshobora kuzajya mbabwira ku bantu bashyashya. Rero hano ku ifarini nakoresheje amagarama 200, yego, ntabwo ni nk'amagarama 200. Amata rero mwabonye ko nakoresheje igikombe, amavuta nakoresheje ibiyiko 5, ndetse n'isukari nakoresheje ibiyiko 5. rero nahise nsukamo no kuri wa mutobe wa oranje gakeya, ngasukamo, ndangije ndakomeza ndavanga neza. Muri kubona rero ni gutya igipfundo cyacu kigomba kuba kimeze. This is the type of consistency tuba dushaka nyine, ntabwo tuba dushaka igipfundo gikomeye cyane cyangwa kirekuye cyane, yego. Rero nahise ncana ifuru kugira ngo ibe shyushye. Fata rero akantu wateganyije kubekingiramo, nari gukoresha iyi baking tray, usiga utuvuta cyangwa iki, ariko nahise nshyiramo ubundi baking paper. Ngenda yikunda kubera ko nko kuri keke hari ukuntu ngenda nyisigamo kuri amavuta gusa, ugasanga nyine hari ukuntu izo nari mfite mbere nasigamo amavuta ntizivemo, ariko ingisi ndabigerageza yo ndebe nko gukweta nshyiramo n'iyi baking paper. Rero kuri keke nyine aka gapapuro pe ni munange uri ku baking, hanyuma ugasukamo igipfundo cyawe muri aka ngaka. Ubona ko igipfundo cyacu kiroroshye, ntabwo gikomeye cyane, kandi ni igipfundo kimeze neza gutya nyine uri kubibona, ariko nzabikora. Noneho sinari namenye ko nakoze byinshi, nari nzi ko nibikora agakeke kamwe kuko ndi umuntu umwe, and then mbona aka kanani kanjye ko kubekingamo ni gatoya, so nahise mfata iyi ngiyi nayo hita nsukamo iriya yari yasigaye ku ruhande, kugira ngo ntaza kuyishyira muri iyi ngiyi. Nahise mbona nyine ko ari gatoya, niyo mpamvu nakoresheje ebyiri. Ariko rero nk'umuntu udafite ifuru rero uzakoreshe bwa buryo bw'imbabura. Nigeze kubukoresha hano, ku bantu batajya bareba videwo zanjye rero mufite ikibazo, ukoresha bwa buryo bwo gukoresha amakara ndetse n'imbabura, ariko igipfundo nyine aba ari iki, nawe ni iki ngiki igipfundo, iyi niyo forumire ubundi y'ingenzi. Igipfundo buriya niryo banga. Hari n'abantu, none iyi keke iraryoha, sinzi impamvu abantu batajya bikora ngo bayigurishe, gusa iraryoha, kaba kameze neza. Nawe wabitanga muri business idea, ugatangira ukagurisha keke za oranje muri quartier y'iwanyu niba nta wundi muntu ubikora. So rero izo nizo keke zanjye twari tugiye kubekinga. Igihe cyo kubekinga rero cyari kigeze, ifuru imaze gushyuha, nisize mu ifuru rero byegeraho ubushyuhe bwa nasize kuri degiri 250, and then hasi no hejuru, yego ifuru yari iri hasi no hejuru, ndangije mbibekinga iminota 30. Muri iyo minota 30 rero nari ngiye kuba ntegura orange syrup tuza kuza gushyiraho mu gihe keke yacu imaze gushya. So rero uko nayiteguye nuko nguko, nafashe wa mutobe wa oranje twari twasigaranye,
ndangije nsuka ku ipanu, ndangije nshyiramo isukari, ushyiramo isukari nyine gake, ntabwo ushyiramo isukari cyinshi kuko iriya keke ubundi deje twari twashyizemo isukari, so nashyizemo ibiyiko 3, ndangije ndabiteka, ngiye kubiteka ku buryo iyi sukari iba dissolved nyine igashonga yose igahwana n'ingi. Ubikora nka kuri ukora orange syrup. Nigeze kubakora video ya mujye mureba amashorts yanjye hari igihe mba nagiye mbikora cyangwa nabikoze kuri TikTok, ntabwo uri bireke ngo ifatane nka ya orange syrup isanzwe, irabirekuye kuko turi buze kuza kuyisukaho. Iyo ukora orange syrup ho ufata ingano y'umutobe wakoresheje ukanganyisha n'isukari, ariko hano ntabwo ariko twabigenje. So nuko nguko rero yavuyemo imeze. Keke yacu rero ya mbere yari ihiye, iyi ngiyi yahiye vuba kuko kwari gatoya, ntabwo yari nini nka ya yindi. Uzi ko nasutsemo hahandi nkibuka ko ari nini nyine, nkajya nagabanyamo hano gakeya kuko nabona bitari bumuhiremo hariya. So nese nsuka ya orange ivanze n'agasukari gakeya, ndangije rero hita nyihindura, hita nsukaho naho ngaho munsi kugira ngo naho iriya orange ize kuza kujyamo. Iyi keke iba testinga nka orange neza nka kuri uryironji, niyo test bifite nyine mu kanwa niko imeze. Hari nshaka no kuzabakorera izindi keke zitandukanye, izindi flavor zitandukanye. Tuzakora iya cocoa cyangwa shokora, nitari dukora na vanilla cake, nyine tuzajya tugenda tugerageza amakeke menshi agiye atandukanye, sibyo? So rero keke yindi nyine yari ihiye, nayo ngiyi side cake. urabona keke yacu rero yahiye neza kandi yahumuraga neza, sinzi ko nabibabwira. Kora subscribe niba wifuza ko ibi byiza bitazajya bigucika, niba wifuza kubana nanjye, comment, share, unambwire nawe uko byumva. Ese wowe nyine ni gute keke ugikora, cyangwa iyi orange cake uyitekerezaho iki? Ni nyine amatsiko yose ufite mbaze, jya muri comment mbaze ndagusubiza. Nayifashe rero hita ngenda nshingamo icyuma gatubora kugira ngo ya orange ize kuza kumanukiramo neza. Ndangije hejuru naho hita nsukaho naho ya orange nk'uko twabigenjeje kuri iriya keke ya mbere. Urayisukamo nyine ukayitereka umwanya ikabanza igahora, ndetse n'iriya orange nayo iyo umaze guhora iba yamaze nyine kwinjiramo imbere muri keke yose. Keke yose ibitestinga kimwe. Yego, nuko rero bantu banjye rero mundebe, munkunde, mukande subscribe, ndetse munajye kuri TikTok yanjye mu following. Ariko mbashaka cyane mbashaka no kuri YouTube, kuko kuri TikTok nkora video ariko ntabwo nshaka gukora video ngo ntangemo ibisobanuro byose. Murabona ko none dukora video y'iminota 10 n'ingahe, kandi bose ibisobanuro byose nkabibahereza. So rero keke yacu yari ihiye hano, nari ndi kuyikata, ni kubona ko yahiye neza, n'imbere yahiye, muri kubona ko imeze neza rwose. Nawe uzabigerageza, nari ngiye kuyitestinga rero. So rero sindi umufana w'ifarini cyane, ariko nzajya ngenda mbigisha abantu babikunda. Gusa iyi keke abantu nayihaye bose bayishimye pe, kandi bayabaryoheye. Nazagerageza. Iyi ngiyi ni imwe ya mbere nahise nkata no kuri kandi kari gatoya, nako kari kahiye neza kandi kari karyoshye. Urumva byari bifite test imwe kandi byari bimeze neza rwose. Ushobora no kubikora ugakora udu cupcake twayo bakingira muri tray zose zigiye zitandukanye. So hano ngiye gutestinga keke yari iryoshye. Iyi keke ndabararitse mwese muzayigerageze, hanyuma muzatubwire uko mwasanze imeze. Kandi nkomeza kubashishikariza gukora subscribe, like, share na comment, hanyuma wigire mu muryango mugari w'abantu bakunda igikoni kandi bakunda kugerageza udushya. So wakoze kubana natwe rero, urakoze.